ndetse bakabona ko wabasize, ibyo bikabatera ishyari. Impamvu ya karindwi rero, uvuga ukuri kukabarya. Hari ukuri umuntu uvuga gushyira ku meza abandi bagafata nk'amagambo mabi. Icya munani rero cyangwa impamvu ya munani ni ubudasabiriza no kwicisha bugufi cyane. Abantu bakunda gukunda umuntu bita umuzererezi, umuntu w'inzerezi cyangwa umusabirizi. Iyo utubaha ayo mahirwe yo kukwereka ko bakurenze, barakwanga cyane. Ubwo rero impamvu yo kuba abantu utabubaha kubera ko bakurenze, icyo gihe bikuviramo kwangwa. Impamvu ya 9 rero, kubugira umutuzo n'amahoro. Hari abantu bangwa nabo bafite amahoro kuko bo bafite intambara mu mutima yabo. Nanone impamvu ya 10, kuba ukunda kwigenga. Abantu bakunda kuguteka umutwe, niba bitakunda bagutera urwango. Impamvu ya 11 rero, ubutagira umujinya cyangwa ngo utongane. Hari abakubona nk'uwirengagiza cyangwa uwishyize hejuru. Impamvu ya 12 rero, kuba udashobora gukandamirwa. Iyo ushyiraho imbibi cyangwa icyo twita boundaries, utavuga yego kuri buri kimwe, bahita bakwanga. Cya 13 rero, uba ufite igikundiro ndetse cyagutse cyane. Hari igihe abantu bagukunda abandi bakanga ubusa, bakakwangira ubusa kubera ko bakubona udasanzwe kurushabo. None impamvu ya 14 ariyo ya nyuma, uba udakurikira umuvugo wa benshi cyangwa kugendera mu kigari. Iyo uri umuntu utekereza wenyine, ukora ibintu kubyumva atari uko abandi babibona, uba utandukanye. Abantu benshi barakwanga kubera ko badashobora kukugenzura. Nama rero nakubwira ni iyi ngiyi, jya ubaho mu kuri kwawe, si mu byifuzo by'abandi. Abantu ntabwo bazigera bose bakunda wowe. Impamvu ya 2 rero cyangwa inama ya 2 ni iyi, umuntu wagushaka koko, urukundo rwe ntirushingira ku nyungu, ahubwo rushingira ku ndangagaciro zawe. Inama ya 3, guma ku nzozi zawe. Abo bakwanga nibo benshi, bakakwereka aho ugomba kurushaho gukomera. Ndetse yabagezaho icyegeranyo ni Fabie. Niba ubishaka, nagukorera uburyo 10 bwo kwirinda abantu bagufitiye urwango rutagira ishingiro. Yabagezaho icyegeranyo ni Fabie. Abakunda cyane cyane, Imana ikomeze bandebera icyoroshye. Bamaze gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu yitwa Inkuru Nshyashya TV, ntago wari